Gitondo cyiza tubaye ikaze muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe mwese aho muherereye kandi twishimiye kubana namwe muri iri jambo Kristo yaduteguriye. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu no matin, njye nk'uko bisanzwe ni Theogene Kayiranga, bahaye ikaze cyane muri kiganiro cyacu no matin. Umwami wacu Yesu Kristo abahe umugisha kandi abashoboze gukurikira no matin no gukomeza gukurikira le soir no gukomeza kumva ijambo ry'Imana ryiza ridafite manipulation niba ariko navuga, rifite umwimerere waryo kandi Kristo na Mwuka bakarushaho gukorera muri twebwe tukayoboka inzira yo gukiranuka. Mugire umunsi mwiza rero kandi reka dufatanyije no gusenga hanyuma twinjire mu ijambo Kristo yateguriye uyu munsi. Mwami Yesu turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha duhaye, turakunezere kuri mu byo wacu kandi dukunda, turakunezere ko twitaye iminsi yo kubaho kwacu yose, dawe uhabwa icyubahiro. Turakwinze kugira ngo Mwuka wera none aze adushoboze kumva rino jambo, kurisobanukirwa, adukize ibikomere byose by'umutima, adukize indwara zose ziri mu mubiri, atuyobore inzira yo gukiranuka kandi turusheho kumva amahoro asaga mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Bon matin à tout le monde, igitondo cyiza, good morning everyone. Turashima Imana. Uyu munsi turasoma mu gitabo cya kabiri cy'ingoma de chronique, ibice byaho 20 umurongo wa 17, aravuga ngo muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Abalewi bo muri bene Kohati n'abo mu bakora bahagurutswa no guhimbaza Uwiteka Imana ya Isirayeli n'ijwi rirenga cyane. Uyu munsi muri iki gitondo turaganira kuri amagambo ajyanye no kurwana urugamba. Ejo twaganira tuvuga ngo ntabwo Imana iza gusova avec des moyens très extravagants, niba ariko umuntu yavuga, zidasanzwe, extraordinaire, zikomakomeye, cyangwa se ibintu bibunda bya misile bikomakomeye bihambaye cyane. Ntabwo ariko Imana buri gihe idutabara, ntabwo ariko buri gihe Imana idutabara. Yes, izo mbaraga nazo ushobora kuzikoresha kuko zifite, ariko ntabwo ariko buri gihe Imana ikoresha izo mbaraga z'umurengera kugira ngo idutabare. Abayuda n'Abisirayeli bari bagize ubwoba bwinshi cyane, batitiye bavuga ati abamowabu bazadutsinda, abamowabu bazatwica, abamowabu bazatumira bunguri. Natwe hari igihe tujya muri ubwo buzima bumeze gutyo, basanga twatinye cyane, twatinye tuvuga ngo runaka aranyica, aramitana, ibibazo birangica, biramitana, yewe ugasanga ufite n'ubwoba nta n'icyaha ufite mu by'ukuri, ariko kubera ko abakugenza bo iyo bakugenza baba bareba hirya no hino, bareba ibyaha, bareba ibyo utakoze neza, bareba ibyo ubarusha, bareba uko ubayeho, bakabona wenda hari icyo unabarusha nta n'igihari mu by'ukuri, hanyuma bakakugirira ishyari, bakaba bumva bakubuza amahoro ufite. Ibyo rero umuntu w'Imana utaramenyereye kurwana no guhangana buri gihe mutera ubwoba. Umuntu yakubwiye ngo arifuza ko muhangana, arifuza ko murwana mujya mu mitsi, wibona rimwe na rimwe udashoboye kubikora, wibona watsinzwe, wibona wagiye mu ntambara zidafite umumaro, ahubwo ziza zikawukomeretsa umutima n'umubiri, ukavuga uti mwami ndumva ntafite imbaraga zo kurwana runo rugamba. Haleluya. Abantu batajya bakunda kurwana no guhangana, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, kuko Petero yarabigerageje, Yesu aramubwira ati ntabwo ari uko urugamba rurwanwa, ntabwo ari uko twebwe abanyamwuka turwana urugamba, ntabwo ari uko turwana intambara z'ubuzima zaje mu buzima bwacu, ntabwo ari uko turwana n'aba bandi barimo barwanira santimetero y'imbibi aho bateye umuyenzi bakarenza. Ntabwo twebwe ari uko turwana, ntabwo ari abandi turwanira imyanya, ibyicaro mu ntebe, babandi batunyaga ibyacu turi muri tukanabihorera, tukavuga ngo ubwo tubayeho, ubwo turi amahoro, turi kumwe na Yesu kandi azaturwanirira mu gihe gikwiriye.
turabizi ko mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura n'izo ntambara z'uburyo butandukanye, zimwe nini zifite n'igisobanuro ukabona ibyo umuntu ashobora no kujyamo agakurikirana impamvu yabyo, ibindi ugasanga ni impfabusa, no kugira ngo Satani atwambure amahoro yacu, atubuze gusabana n'Imana. Uyu munsi ndamubwira ngo Kristo tumuharire umwanya we wo kuturwanirira, tumuharire umwanya we wo kutuvuganira, tumuharire umwanya we wo kuvuga ngo Kristo ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu umurwanya ari hehe? Mushiki wanjye, muhungu, musore, mubyeyi unkurikira mu kiganiro Matin, ndamubwire ngo Kristo ni umwami wacu, kandi tugerageze. Wenda ntabwo navuga ko tuzabigeraho 100%, ariko dushobora gutera intambwe ikomeye cyane iri remarquable, igaragara umuntu wese yuko hari urugero rwiza rwa Kristo rwo kumwizera, rutubashisha kwirindira intambara zitari ngombwa, rutubasha kwirinda intonganya zitari ngombwa, rutubasha kwirinda ibidafite umumaro bitari ngombwa bidushyira mu makuba y'ubuzima bwa buri munsi, bigatuma dushobora guseba, bigatuma dushobora kugira ikimwaro, bigatuma dushobora no kudahesha izina ry'Imana icyubahiro. Uyu Yehoshafati yari afite ubwoba, ariko Imana imubwira mu magambo atomoye cyane, iramubwira ngo muri iyo ntambara muzaba murwana n'Abamowabu, muzahagarare mwireme inteko gusa. Ni ukuvuga ngo muzajye mwiziremo inteko, muzajye mu amaproto, tukiri mu ngando batwigisha structure ya gisirikare, mwirema amaproto, iyo configuration, muzakore configuration nziza, mwireme amaproto, mujye mu dukundi, mwebwe muzajye mu gikundi, muzireme inteko. Nimumara kwirema inteko, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha yemwe Yuda n'Abisiraheli. Muzarebe ukuntu Uwiteka azabagirira neza akabitaho, muzarebe ukuntu Uwiteka azabarwanirira, muzarebe ukuntu Uwiteka azabakura mu menyo ya rubamba, kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Hari igihe tugira ubwoba tukumva ntabwo dufite memo na activity, ntabwo dufite icyo twakora, ntabwo dufite inzira twanyuramo, ntabwo dufite aho twaca ibyo twakora, tukumva dufite ubwoba bwinshi cyane. Ariko Kristo imuze arabwira ngo mwireme inteko gusa, hanyuma mubatere, mwireme inteko, murebe ukuntu agakiza k'Uwiteka kazaza muri yanyu, kazaza mu ruhande rwanyu. Uyu munsi najya mubwire ngo Kristo ari kumwe nawe, Kristo arakurwanira, kandi Kristo aguhaye go ahead, aguhaye uburenganzira bwo kugira icyo ukora, aguha uburenganzira bwo kugira icyo utangira cyasa nk'ikiguteye ubwoba, aguhaye andi mahirwe yo kuvuga ubutumwa bwiza, aguhaye andi mahirwe yo kugaragaza ukurimo wo gukoreramo, aguhaye andi mahirwe yo gukora umurimo we, aguhaye ibindi byiringiro bishya, aguhaye Data mwiza, aguciriye izindi nzira utabonaga. Ngo Abayuda n'Abisirayeli barapfukamya, ndetse na Yehoshafati baramya Uwiteka, abatambyi barimo barangurura n'ijwi rirenga bavuga ngo uruwera, uruwera, umwami wacu urakiranuka, kuko uduhaye faveri kuri biriya bintu byose byari byateye ubwoba. Nawe hari ibigutera ubwoba, hari abagusagarira, hari abaza bagashaka kugira ngo baprofite ko uri simple, baprofite ko uri umunyamahoro, uri pacifique, baprofite ko utajya urwara intambara zitari ngombwa, baguprofite bagashaka kunyaga ibyawe, bagashaka kwambura amahirwe yawe, bagashaka kukwereka ko uri insina ngufi buri muntu wese yacaho amakoma. Ariko Kristo hari igihe abereka ko uri umwana we kandi akurwanirira. Data wa twese uri mu ijuru, nawe agushyigikire mu byo urimo by'uyu munsi, agushyigikire mu ntambaro urimo mwene data, agushyigikire mu bikunanije, mu biguciye intege, ibiguteye ubwoba byose, Kristo abicishe bugufi. Hari igihe Kristo akuraho ibintu byose, inzitizi zose akazishyira ku ruhande, akerekana ko asumba ibintu byose, asumba abami, agasumba abatware, agasumba abafite imbaraga zo muri ubu buzima, agasumba ibintu byose, agasumba abafite amafaranga, agasumba abafite icyubahiro, maze agakora kandi agategeka. Ukabona ko Kristo ko ari we umanutse, ari we utegetse, ko nta wundi muntu wari wateganyije ko ibyo bintu byagenda nk'uko
biba bigenze. Reka ngusabire rero kugira ngo muri iki gihe utegereje kugirwa neza n'Imana, buri gihe usa nk'ufite anxiety cyangwa se igihunga n'ubwoba bituruka mu kubona situation y'ubuzima wenda itazagenda neza uko ubyifuza, ndagira ngo nkubwire ngo Kristo yamamare, Kristo yamamare, Kristo yamamare, Kristo yamamare, Kristo aguhe amahoro mu mutima wawe, Kristo akurwanirire, mwireme ibico, umutima wawe nawe ubwawe mwireme igico, muhagarare mwemye, umutima wawe kuguhagararamo, umutima wawe kuguhagararamo, ugire ibyiringiro muri Kristo Yesu ko agiye kukurwanirira kandi ko uzatsinda. Nawe umusezeranye kuzamukorera iteka no kuzagirana nawe wemye kandi ufite ibyiringiro by'ubuzima. Ugire umunsi mwiza no muri iki gihe utegereje kugirirwa neza n'Imana, ukomeze uhange amaso Kristo, ntugire gusubira inyuma. Hari igihe dusengera ibyifuzo bitandukanye dusaba kugirirwa neza n'Imana, ukabona birimo biratinda, birafata umwaka, 2, 3, 4, 5, 6, ukavuga uti imyaka ibaye myinshi cyane, ukavuga utari Kristo ntabwo yigeze yemera ko uyu mugisha arangiye gukoraho, ariko siko bimeze. Umugisha ugomba kuwukoraho mu izina rya Yesu Kristo, umugisha ugomba kuwukoraho mu izina rya Yesu Kristo. Isaha y'Imana ntiragera kandi uzayibonesha amaso yawe, kandi bizaza bibyibushye kandi bizaza biryoshye. Ndagukunda rero kandi nishimiye gufatanya nawe gushima kubw'urugamba Uwiteka agutsindiye, bitabaye ngombwa ko urwana, utsinze utarwanye. Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Kadusenge. Mwami Yesu, turagushima cyane ko utuneshereje intambara tutabanjije kurwana no gukomereka no kuraswa no gutsitara no kubira ibyuya. Utuneshereje Mana kubera ko ari wowe bihisemo kubikora gutyo, uhabwa icyubahiro. Ngwino ubane na buri muntu wese wumvise rino jambo, umuhe kuryakira, kurigenderamo no kwakira ubutsinzi buturuka muri ryo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mugire umunsi mwiza rero, Yesu abanezeze kandi umugisha Kristo atanga ubabere igitsikamutima, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.